Igihe kimwe mu cyaro kimwe hari hatuyemo umusore muto witwaga Ryan. Yabanaga n'ababyeyi be mu kazu gato cyane. Ryan yari azwiho ubunebwe bukabije. Yashoboraga kwirirwa yicaye gusa, akenshi munsi y'igiti nta kintu na kimwe arimo gukora. So umubyara yari umuhinzi, yahingaga umuceri kandi muri icyo gihe bari hafi kuwusarura. Inyoni zatangiye kujya ziza mu murima zije kurya uwo muceri. Papa wa Ryan yamusabye ko yaza akajya amufasha kwirukana izo nyoni, gusa Ryan yarabyanze, ahitamo kujya yigira munsi y'igiti akaharyama, akirirwa hicaye umunsi wose. Nyuma y'umunsi umwe yigiriye inama yo kubaka ikintu kimeze nk'ikizu, ahambiraho imigozi munsi y'icyo giti, kugira ngo ubwo azajya aba yicaye munsi y'icyo giti, inyoni zikaza zikajya muri uwo murima, ajya kurura iyi migozi hanyuma inyoni zihunge. Papa wa Ryan yatangiye kugira amakenga no guhangayikishwa n'ubunebwe bw'umuhungu we. Hari igihe yajyaga yibaza ati, ese nk'ubu ngubu ndamutse ngize ikibazo nkarwara cyangwa se nkagira ikindi kibazo, ninde wasigara ku mitungo yanjye, ninde wayitaho? Gusa kuko yabonaga uburyo Ryan yakoreshaga yirukana izo nyoni bwarakoraga neza, nta kibazo yabigezeho. Igihe kimwe mu mpeshyi hari izuba ryinshi, papa wa Ryan yaje kurwara cyane. Yasabye Ryan kugenzura umurima we wose kuko nta wundi wari kubikora. Ryan yaragerageje, ariko ikibazo nuko atari asanzwe bimenyereye. Ibintu byo mu murima ntabwo yarabimenyereye. Nyuma y'iminsi mike, ibihingwa bimwe na bimwe byatangiye kuma, ibindi birapfa bwo kubura amazi ahagije, kuko Ryan ntabwo yabyuhiraga amazi ahagije. Ijoro ry'uwo munsi papa wa Ryan abivumbura yuko ibihingwa bye byumye. Iryo joro Ryan yicaye hanze mu gicuku, areba mu kirere hari inyenyeri nyinshi. Hanyuma atangira kwitekerezaho, yumva yitereye icyizere. Yatangiye kwibaza ati, kuki ntagerageje ngo ndokore biriya bihingwa bya papa koko? Ubu se koko umuryango wanjye uzabaho ute ko nta biryo tuzabona? Umunsi wakurikiyeho Ryan yari arimo kugenda mu muhanda. Yumvaga abantu benshi bavuga ko hari amarushanwa yagombaga kubera ibwami. Uwari gutsinda yagombaga guhabwa zahabu nyinshi. Ryan yaratekereje ati, ibi byarokora umuryango wanjye, wenda ukabona ibiwutunga, kuko ibihingwa ntabwo nabashije kubyitaho, none byarumye, ibindi byarapfuye. Yahisemo kwinjira muri ayo marushanwa, gusa yabanje kubaza abantu ku bijyanye n'ayo marushanwa. Abo yabazaga bose baramusekaga bati, ni gute umuntu nkawe w'umunebwe abaza ibijyanye n'aya marushanwa? Ntabwo watsinda, kandi muri ubu bwami tugiramo abantu b'abanyembaraga, ntabwo wabasha kubatsinda. Gusa Ryan ntabwo yabihaye agaciro. Yahisemo kujya ibwami guhatana. Yagenze iminsi 3 mpaka agezeyo ahantu amarushanwa yagombaga kubera. Ababyeyi be nabo nta cyizere bari bamufitiye, bumvaga atatsinda ayo marushanwa, gusa bizeye ko ubunararibonye azakura muri ubwo bwami, muri ayo marushanwa, buzamufasha kuba yareka ubunebwe. Baramwihorera, arayitabira. Nyuma y'iminsi 3 amarushanwa yaratangiye. Irushanwa rya mbere ryabereye hafi y'ikiyaga kinini. Bagombaga kuzenguruka icyo kiyaga boga. 3 ba mbere bagakomeza ku kindi cyiciro cya nyuma. Abenshi mu bitabiriye ayo marushanwa bari bafite imbaraga, ndetse barakoze n'imyitozo bazi no koga bihagije. Ryan yumvisha agize ubwoba. Yaratekereje ati, ni gute nabatsinda? Igihe basozaga kubara, abantu bose binjiye mu mazi batangira koga kugira ngo bazenguruke icyo kiyaga bahatane. Gusa Ryan we ntabwo yahise ajya mu mazi. Yaribwiye ati, ko ntazi koga neza, ubu se ndabigenza nde kugira ngo nanjye mbashe guhatana n'aba bantu? Igitekerezo cyamujemo, aribaza ati, ese ubundi ko nta mategeko y'uburyo tugomba kuzenguruka iki kiyaga bigize bado? Yigiriye inama yo gufata ibiti, arabyegeranya, azirikaho imigozi, maze akora ikintu kijya kumera nk'ubwato. Yahise yinjira mu mazi. Ryan yatangiye kubacaho gake gake, nyamara bari bamaze umwanya munini barimo koga kugira ngo babashe kuzenguruka icyo kiyaga. Ku musozo Ryan yashoje ari ku mwanya wa 3, ahita ajya ku kindi cyiciro cya nyuma. Umunsi wakurikiyeho abo 3 bagiye ku irushanwa rya nyuma cyangwa se finale. Abo bantu 3 bose, buri wese yahaye igiti giconze neza. Buri wese kandi yagombaga gusunika icyo giti mu ntera ya kilometero 1. Uwari kukigezayo mbere akaba ari gutsinda irushanwa. Inyuma yabo hari ibikoresho bitandukanye bakifashisha, gusa buri wese yagombaga guhitamo kimwe, ntabwo yagombaga guhitamo ibirenze kimwe. Uwa mbere yahisemo gufata umugozi arawukoresha kugira ngo abashe gukurura icyo giti kinini cyane cy'ingiga. Uwa kabiri
yafashe ikindi giti gitoya kugira ngo agikoreshe asunika icyo giti kinini. Ubwo abandi batangiraga gusunika ibiti byabo, Ryan we yari agihagaze yibwira ati aba bantu bose ni abasore bafite imbaraga, ntabwo nabatsinda nkoresheje imbaraga, nkeneye gukoresha andi mayeri. Yafashe umushyo maze atangira guconga icyo giti kugira ngo agihinduremo ikintu cy'ikizeru. Abari aho bose batangiye kumuseka bamukwena ngo arimo guta umwanya. Bidatinze yari amaze guhindura icyo giti ikintu kimeze nk'umupira. Igihe abandi barwanaga n'ingiga zabo z'ibiti, nawe yatangiye gusunika icyo giti yari yamaze guconga yakigize nk'umupira maze agenda agikina. Yabanyuzeho arangije abo wa mbere. Abari aho bose baratangaye, nta numwe yumvishaga uburyo umwana w'umunebwe nk'uwo abaye uwa mbere, kuko bose bari bamuziho ubunebwe. Umwami yaje guhemba Ryan. Yahaye Ryan ikirundo cya zahabu nyinshi cyane azijyana mu rugo. Gusa icyo gikorwa cyo gutsinda cyahinduye Ryan ku buryo butangaje. Byamuzaniye icyizere mu buzima bwe. Yaratekereje ati niba mbasha gukora ibintu nk'ibi ngibi biri mu bwenge bwinshi, ese kuki ntatsinda ubunebwe bukamvamo burundu? Kuva uwo munsi yatangiye kujya abyuka kare agategura ibyo ari bukora umunsi wose, ndetse akanabikora neza rwose. Amafaranga yakuye muri ayo marushanwa yatangiye kuyashora mu bintu byunguka bifite umumaro. Atera ibiti by'imbuto mu murima ndetse anabyitaho neza. Nyuma y'igihe ubunebwe yagiraga bwaragiye ndetse buramuhunga cyane, atangira kugira amafaranga menshi abumukira. Yabaye umuhinzi ukomeye wa mbere muri icyo cyaro. Abantu bose nibo bazaga kugurira imbuto kuko yezaga imbuto nyinshi kandi nziza. Iyi nkuru itwereka ko n'umuntu w'umunebwe yakora ibintu bikomeye aramutse abishatse. Ryan yari umunebwe, nta kintu na kimwe yifuzaga kuba yakora ngo abe yafasha umuryango we, ariko umuryango aho wari umukeneye yaje guhinduka kuko yabonaga ari we makiriro yabo. Yakoresheje ubwenge yari afite akemura ibibazo mu buryo butangaje. Nko muri ya marushanwa, muri uburyo yayitwayemo akoresheje ubwenge apana imbaraga, kuko zo nazo yari afite, ariko muri we yari yifitemo ubwenge atari asanzwe akoresha. Nibwo bamufashije gutsinda ariya marushanwa, ubwo yatsindaga mu gihe bari babwiye koga, ndetse n'igihe bari bahaye ikiraka cyo gusunika igiti kugira ngo babashe kukigeza muri kilometero 1. Akaza kurusha abantu bose bari bafite n'imbaraga barakoze n'imyitozo kubera ubwenge bwinshi yari afite yakoresheje. Bivuze ko yari asanzwe yifitemo ubwenge ariko yarabusinzirije. Ibi bitwereka ko niyo waba usa nk'umuntu ugira ubunebwe udafite imbaraga, ntago wabura ikintu ukora ushoboye. Abanebwe rimwe na rimwe baba bifitemo icyo bashobora, ahubwo baba bakeneye ubasunika. Urukundo Ryan yakundaga umuryango we nirwo rwamusunitse akava mu bunebwe yari amaranye igihe kinini. Iyi nkuru twigisha ko nta muntu w'imburamumaro ubaho. Buri wese afite impano imwihishemo yakoresha kugira ngo ahindure ibintu runaka. Gusa icyo ukwiye kubanza kumenya ni ukubanza kumenya aho ushaka kugera, ndetse ukagira n'intego mu buzima. Nubona intego yawe wifuza kuba, byanze bikunze uhita ugira imbaraga zigusunika kugira ngo ugere aho hantu wifuza kugera. Uko niko ubunebwe bugenda, intsinzi igatangira kuza uyireba. Mbashimiye ko twabanye. Niba ukunze iki kiganiro ntugende udakoze subscribe, ukande like, usige comment, ukore na share nyinshi cyane, tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro. Njye nitwa Charles Gahegana. Hasta la vista.